aho tuvyutse n'aho abantu biriwe. Tugiriwe amahirwe yo kuba muri iteraniro ryacu y'iki gitaramo cya Niba Turaho Bukeye n'abandi aho bwije. Uri umurongo duhuriraho, Imana yatugiriye neza cyane. Yego. N'ubuhanga bwa tekinoloji nabwo bwabayeho. Iyo Imana nyiri ibihe neza ibitanga, aho dukorerana turi mu mahanga ataramwe n'ibihugu bitegeranye, ariko amajwi agaca mu kirere, ubutumwa bwiza bukavugwa, abantu bakabana mu gitaramo batarebana ariko bakumvikana. Yego. Amen. Hari umuririmbyi umwe waririmbye mu ndirimbo z'Abadivantisite, avuga hejuru yo kubuza impanda ngo yumvikane hose. Yavuze amagambo asa n'ubuhanuzi, kuko icyo gihe abantu bataragira cyane zase. Rero abandi mahanga bari bafite ariko yatarakwira hose. Aravuga ngo nimuvuga ayo makuru ngo n'imiyaga ijane ayo makuru. Yego. We nawe ukuntu umuntu ari muri Amerika, undi akaba muri Afurika, abandi bakaba muri Australia, ariko bakumvikana kandi bivugwa. Ibyo nabyo rero tubishimira Imana yabikoze. Amena. Amen. Amen. Turaganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dushingiye ku buryo dutegereje kugaruka kwa Kristo. Yego. Twebwe ikanisa, itorero rya Kristo Yesu, dukwiye kwifata muri iki gihe dutegereje kugaruka kwa Yesu. Aya makuru yo kugaruka kwa Yesu, abantu bakira ubutumwa bwiza iwacu, izi nyigisho zarabaye cyane, abantu barazakira, bategereza ko Yesu agiye kugaruka. Ubwo hari impamvu bari bashingiyeho, bari bashingiye ku bantu bari batuzaniye ubutumwa bwiza. Njye numva bavuga uriya mugabo wari umupasitori mukuru w'ikanisa rya Stockholm muri Swede, witwa Gary Petrus. Urabona itorero ryiwe cyane naryo mu yazanye ubutumwa iwacu muri Kivu y'Amajyepfo, ya Sedo ryarimo. Izo nyigisho nizo yakundaga kwigisha cyane. Byageze aho yandika igitabo cyiwe cyo kivuga ibyo kugaruka kwa Yesu n'ibimenyetso. Amaze izo nyigisho zirigishwa cyane cyane, nabo bari babishingiye ku byo babonaga byari bibaye. Yego. Ubuno butumwa bwatugezeho muri ya mwaka muri za 40 n'imisago, ariko bwakira bakeya. Muri za 50 byutse buraba. Yego. Hari hashize iminsi mikeya Israeli ibonye ubwigenge itawutse mu gihugu cyabo. Babona isezerano rya Yesu yavuze ngo turebere kuri Israeli ryatimiye. Izo nyigisho zigishwa. Yego. Biragenda, ariko ubu ngubu ntizigeze ku isoko cyane kuri benshi. Ntizigeze ku isoko, ntibahaba batekerezaho cyane. Ariko tugiye kuganira kuri izo dusomye hano mu butumwa bwiza, kuko bwanditswe na Matayo, ibice 20 cyangwa 24, duhereye hariya ku murongo wa 32. Aya ni amakuru ya Yesu n'abigishwa biwe bari kuri wa musozi wa Mizeituni, ari wo witwa Elayono. Aya ni amakuru ya Yesu yavugiye hariya ku musozi wa Mizeituni ari kumwe n'abigishwa biwe. Dusome hariya mu gice cya 24 n'umurongo wa 32. Ubutumwa bwiza bwavuzwe na Yesu Kristo
amagambo Matayo ariwe Lawi yanditse kuri bwo. Aratubwira ngo murebere ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshye bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Amen. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi, naho abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza umunsi niba yinjiye mu mvuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Reka duhagararira aho ngaho. Aya magambo tuvuye gusoma ni amagambo ya Yesu yavuze. Habaye umunsi umwe Yesu yinjira agera mu rusengero rw'i Yerusalemu n'abigishwa biwe. Basohotse bagomba kumwereka urusengero kuntu rwari rwubatse neza, rwarimbishijwe neza cyane. Rwa rusengero Salomo yubatse hariya mu mpinga y'umusozi hariya i Yerusalemu. Urwo rusengero rwase kandi gusenywa igihe cy'abakarudaya, wa mu cya gikomangoma cy'umwami Nebukadinezari araza ararusenya, ariko urwongera kandi gusanwa igihe cy'Abazerubabeli batahukaga n'umuhanuzi ba Hagayi na Zekariya bavuye mu bunyage nyuma y'imyaka 7. Uru rusengero nirwo Yesu yasanze ruriho. Umunsi umwe asohotse abigishwa mwereka imyubakire yarwo cyane. Hari ikindi gihe rwase kandi gupambwa neza ku ngoma ya Herode, uriya Mudomu ukomoka mu muryango wa Esawu, nawe arongera kandi ararugira neza cyane gupenyeza abayuda, kuko yari guverineri wabarebaga ku ngoma y'Abaroma. Noneho baramwereka basa n'abamuratiriye ukuntu yubatswe neza. Yesu abwira ntacyo babwiriye aho ku rusengero, ariko hanyuma ari ku musozi. Rero arababwira ati ibi byose muhamubone ibi, iyi nyubako nta buye rizasiga rigeretse kuri indi yose atajugunywe hasi adasambuka. Ayo magambo baraceceka. Hanyuma ari ku musozi wa Elayono uri burasirazuba bwa Yerusalemu, hagati ya Yerusalemu na Betaniya. Baramwigira batese mwigisha, ya magambo watubwiye azaba ryari? N'ikimenyetso cy'imperuka ese ni ikihe? No kuza kwawe ibimenyetso ubitubwire. Kuko yazaga babwira, hari nubwo yageze hafi ya Yerusalemu abonye umurwa arakurira avuga ko kuzasenywa, kuko batamenye igihe cyo kugendererwa kwawe. Ubundi kandi hari ubwo yazaga babwira ati umwana w'umuntu muzongera kandi mubone aje hejuru y'igiti. Ibyo bari babizi. Noneho ati tubwire bya bintu tubwira igihe bizabera, twereke n'ikimenyetso cyabyo. Aterura ibimenyetso mukumbo, ariko ntituvuga byinshi, ndavuga ibimenyetso bitatu Yesu yavuze ngo akwiye kuzareberaho ko kugaruka kwe kugiye kuba. Ndavuga ikimenyetso cy'umutini, mvuge n'ipica y'isi uko izaba imeze,
yavuze ngo ku mutini ariwo Isirayeli bawurebere, avuga ngo barebe ku gihe uko kizaba kimeze, ngo kizaba gisa n'igihe cya Nowa ko ya minsi ya Nowa imeze, kandi ngo bizameze nka cya gihe cya Loti wari utuye Sodoma n'i Gomora uko byari bimeze. Ayo magambo niyo tuganira mu mwanya Imana iduha idu. Yego. Iri shami ry'umutini, umutini ni igiti cy'abisebazaga bahinga, kandi kikera imbuto nziza, bakazikunda imbuto z'umutini cyane. Muri bana b'abatasi ko ari 12 ngo baje bikoreye bazanye umutini, bazana n'inzabibu, baza kwerekana ko igihugu gifite umwero. Yego. Bavuga ko uyu mutini wera 3 ku mwaka. Umwero wa mbere ukaba mwiza kurushaho. Hariya mu ndirimbo ya Salomo hazavuga ngo umutini weze imbuto zawo z'umwima mbere ziba ari imbuto nziza cyane, ngo akaba n'umwero wa kabiri nawo ngo ntuza ugere punguza agaciro bwe. Ngo uwa gatatu ngo uza wera, ariko ngo ugasanga ubwibamwo bimwe bimwe ibinyabwoya. Uyu mutini Yesu yawukoresheje nk'ipica cyangwa se awugereranya na Isirayeli. Iyo dusomye mu byanditswe byera, Isirayeli mbere Imana yari yayitoranije igihe umuzabibu wo kwera imbuto cyane. Yego. Nkariya iyo dusomye Zaburi ya 80, dadusoma ukuntu Imana yabonye Isirayeli ku muzabibu, ngo ariko ngo iwukuye mu Egiputa irawuzanira kuwutera ku misozi y'Isirayeli muri cya gihugu cyo muri Kanaani. Ngo umuzabibu mwiza uranezeza cyane mu bw'amashami, ariko hanyuma Bibiri ikatubwira muri icyo gitabo cya Zaburi ngo noneho warononwe, uratakara, uracibwa, amaze uwo muririmbyi wa Zaburi akavuga ngo uri n'icyo ukuboko kwawe kwakoze, ati uwo muzabibu ni inzu yawe y'Isirayeli. Wabiringiragamo imbuto nziza, ariko usanga ntazo beze. Yego. Umuhanuzi Yesaya igice cya 5 niwe ahantu uraririmba mu ndirimbo, aravuga ati reka ndirimba indirimbo y'umukunzi wanje n'uruzabibu rwiwe niririmbire. Ahubwo ukuntu muri urwo ruzabibu rwari rwiza rutera neza, ari insina nziza y'umubyare mwiza. Amen, amen, amen. Arayitera, arayizitirira, ayubakira n'inzu ndende y'amatafari, ashyamo na murinzi wo kururinda n'abarinzi bo kururinda. Ariko ngo nyuma ngo urwo ruzabibu bategeza ko uzamwerera imbuto ngo ruje kwera rwera indimu. Avuze iki? Avuze hejuru ya Isirayeli wari umuzabibu wategezwa kwera imbuto nziza, ariko wera indimu. Yesu ngo aze kuza asanga Isirayeli abantu baraguye, bagiye bagwa kenshi, murabizi. Nicyo cyatumye Yesu avuga ngo iwe niwe muzabibu ukuri. Ati jewe nijuje ndi umuzabibu ukuri, ariko urya wundi wa mbere wari ntawe. Yari yarabahanuriye uriya mugaragu w'Imana Mose baki mu butayu hariya i Mowabu, arababwira muri ya ndirimbo yiwe yarimbaga, aravuga ati uruzabibu rwanyu ye rugira inkomoko aho rwavuye mu midugudu y'Isodoma n'i Gomora. Yari kwabona ubugome bwabo no kutizera kwabo no kutazera imbuto zikwiriye. Imana tubabarire. Amen. Icyo gihe Yesu ngo aje kuza asanga Isirayeli ayigeranye n'igiti cy'umutini, ndetse cya kizazi cyari kiriho kirya cyamuhakanye. Hari ibintu byiza biba, ari imbitsi y'ibindi. Umunsi umwe Yesu ngo yagaze avuye i Betaniya, ngo agere hepfo abona arangiza hepfo umutini ajya kuwurebaho imbuto, nta gihe cyo kureba imbuto cyari kuri uwo mutini, ngo ashyize kuri wo arawuvuma. Uwo ni wa mutini uteza imbuto, cya kizazi cyari kiriho. Bahuye n'ingorane cyane. Noneho rero uwo mutini uratemwa, ukurwaho kabisa, barawutema. Ariko hashigara igishyitsi cyawo.
Imana ntiyorimbura Israeli kuko igira amasezerano nayo kuva kuri Aburahamu sekuruza kuko yamutoranya ngo urubyaro rwawe sinzarwibagirwa sinzaruta mwuka kurya izuba riza riva itokwishi itazovaho kawaida nashizeho zigenga ijuru n'isi zizovaho ngo naje nibwo nore ku mugaragu wanje Israeli na Yakobo natoranije. Amen. Amen. Yesu arababwira ngo kwa mutini irifunzene umutini ari ngo mwigiraho. Imana ishyiraho Israeli nk'icyitegererezo. Hari abantu benshi nizere kuba amwe ku rubuga ngo se ngo nikitana kuvuga amateka y'abayuda ngo bakareka babo ngo bakavuga y'abayuda. Reka tuyavuge niyo cyitegererezo. Kandi umugabo witwa Rene Pache yaravuze ngo uzurebera kuri Israeli nk'isaha ipima ibihe by'Imana. Ibyatebye umutini waratemwe n'ubutegetsi bw'Abaroma. Titus araza arasenya rya jambo Yesu yavuze ubwo hano burasohora. Israeli irangara ije mu mahanga ataramba. Iyo dusomye iyo tureje amateka yabo mu bihugu bagiye bajamo bahuye n'ingorane nyinshi cyane. Yego. Geraho abantu batekereza ngo ubu bwoko bugiye kuzashiraho. Ariko amasezerano y'Imana akavuga ngo abo bwoko ibazashiraho. Amen. Ibyababayeho itwobyinjamo cyane. Bagiye mu bihugu byinshi bakunda kubona masakre nyinshi cyane. Mu bihugu byo mu Buraya bahagiye ingorane, mu bihugu bindi byose byo muri Aziya aho bagiye bajya bahura n'ingorane cyane. Bigeraho abantu batekereza ngo niyenda Israeli yaraciwe burundu ntabwo izongera kandi kubaho. Yego. Ariko Paulo intumwa ya Kristo Yesu yari yababivuze mbere yabo. Arababwira ati yeme aba bahise muhamureba gutya nubwo banangira imitima. Ariya mu Rwandiko rw'Abaroma kuri cya gice c'11. Si bose. Mwibuke n'ibyabaye ku gihe cya Eliya aha yabareka avuga ngo bavuye mu masezerano mateka y'Imana ngo ni usigaye wenyine. Ariko Imana yamusiganye ibihumbi 2 ngo n'ubu niko hakiriho abisirayeli bakiri barokotse kandi ngo ariko atari kubw'amategeko ngo ahubwo ari kubw'ubuntu nkuko abanyamahanga babugiriwe nabo. Amen amen. Amen. Abahwanya ngo n'igiti cyerayo ngo cyatenga amashami y'akavuki. Ariko igishitsi kikagumaho ngo natwe abanyamahanga tugaterwa kuri cyo cy'ingutizi. Yego. Amen amen. Hallelujah. Ariko ikambabwira ngo amashami y'akavukire guhwanyurwa kwayo byatewe nuko batizeye. Ngo namwe abanyamahanga mwatewe kuri icyo gishitsi kubera kwizera. Amen. Amen amen. Atari igihe kizagera umubare w'abanyamahanga numarakara wuzuye umubare w'abanyamahanga wuzuye kwinjira mu itorero. Israeli nayo izogaruka kandi itewe ku gishitsi cyayo. Yego. Kuko ari ubuhanuzi bwahanuwe kuva na ba Yesaya ngo izosa kandi ngo Israeli ngo ibakuremo kutizera kandi bahinde kuba kandi ubu abantu batunganye bindungana. Yego. Ibyo bizakorwa n'iki? Bizakorwa n'Imana kuko bayigomeye bagateshuka bakava amateka bakihakana uwera ari we Kristo Yesu. Ubuhanuzi bwa Daniel muri cya gice c'9 aho yababwira ngo Mesiya azakurwaho nta cyazabasigaranye ngo abantu umutwaro uzoza bakasenya ubuturo bwera abari ingabo z'Abaroma. Israeli igatakaza amadaraka yayo igakwiragira mu mahanga yose arabagizi bagirirwa nabi. Amen amen. Amen. Ariko bamaze gushika muri ibyo bihugu abantu bamaze kuvuga niho rya jambo ryasohoye y'umuhanuzi Ezekiel 37 amagufwa yumye atakigira akanyama atakigira akanyopfuka yariho yose yabaye amagufwa yumye ini Israeli. Abantu batagifite ibyiringiro ko bukongera kandi kuba ubwoko ngo base kandi kuba ubwoko bubaho. Ariko igihe cyaragiye kirashyika mu bihe bitari mwe hagiye haba amakonferanse. Habaye igihe kimwe umugabo wabo witwaga ngo ni Theodore
ashinga ishyaka ryitwa sionisme. Amaze kuishinga iryo shyaka ryiwe mu mwaka w'igihumbi n'amagana urwenda na 1997 ashyiraho ingingo nka zitatu. Aravuga ati noneho mureke uyu muryango wacu w'abayuda nawo tushire mu mubare w'abantu, tumenyekanisha abacu bagiye batuye hariya muri Palestina bari munsi y'ubuyobozi bw'abandi, tubashire kumugaragara kuko ari abana b'igihugu. Ati ijambo rya kabiri, nanone abayuda nabo bamenyekane cyane cyane aho mu bihugu batuyeho byose byo mu Burayi. Ati ijambo rya gatatu ya sionisme, tugeho ibintu byerekana kuko Israel nayo ishaka kuzatahuka ngo isubire mu gihugu cyabo. Nubwo abo ngo batujyane mu yandi mu bindi bihugu, ariko tukene kuzatahuka mu gihugu cyacu. Igihe iyo migambi kihari tibyatwaye igihe, kuko Satani yanga Israel abashangwa zibanganya amateka yabo. Abaye mu myaka ya nyuma intambara ziraba, ari irya ya mbere ibintu bisa bihagaze, ari ya kabiri irya ya Israel, ndetse muri yo itsemba bwoko y'abayuda ribageraho baricwa mu bihugu byo mu Buraya bari batuyemo. Ariko Imana nyiri masezerano atazahera, kandi Imana itokwivuguza ku cyo yavuze. Habaho ishyirahamwe ryawo nirishinzwe ubumwe bwayo hariya mu cyicaro cyabo aho bicaraga. Ibihugu ndatekereza ko byari nk'11 ngo nibyo byicaye hasi biga amagambo y'uburyo bazoteye bakwiye guteka uke mu bibazo by'intambara no gutegeka ibihugu kwe kubitegeka. Israel iribukwa, baravuga ngo nabo reka bahabwe ubwigenge bwabo batahuke. Maria ba Benigurion n'abandi bakorewemo n'ubushake bw'Imana igiye gishitse. Baproclame independance y'abajuife, abayuda batangira kubona ubwigenge. Cya gihugu cyari kimaze kuba cyarigaruwe n'andi mahanga ari bitwa Abarabu cyane. Noneho igihugu cy'abakigabanya mu gatatu, igisate kimwe agiheza abayuda giherereye ino za Tel Aviv, babaheza n'ahantu h'ubutayu. Basa kandi bagira ikindi gihugu bagiheza kandi Abarabu. Yerusalemu isigara hagati irebwa na oni. Hariya Yerusalemu n'ubu nicyo cyatumye yo kwiyenda mu vantu yo kumakwe kurwana intambara. Ese haba abandi. Uwo mutini warashibutse kuva wa munsi bahabwa independence. Abantu bose bajya kuko umutini ushibutse agashami kawo gatoshye. Niho Yesu yavuze ngo nimubona ibyo ngibyo muzamenye yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. Kandi ngo nimubona ibyo ngibyo muzamenye kuko umwami ari hafi kugaruka. Amen. Basomye ngo uko iminsi ya Nowa yari imeze, ngo niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba kuri isi. Uko yari imeze igihe cya Nowa, muraza musoma hariya mu gitabo cye yatangira igice cya 6, ingeso z'abantu ngo zazimaze kuba mbi cyane mu maso y'Imana. Imana ngo tuzi cyatumye iri mu Mwana w'umuntu, iravuga ngo ese umwuka wanje azageza he kuruhanya n'abana b'abantu? Nibwo yatezaga isi umwuzure ikarimbura abanyabyaha igasiga Nowa wenyine n'umuryango wiwe. Abantu 8 barakoze igihe kigarika. Ibyari ko bikorwa icyo gihe, Yesu aravuga ngo nimubona birakozwe ngo muzomenye kuko ari hafi ageze kuruki. Abantu bari bamaze kugera ahantu hakomeye. Aba n'abantu ngo barongorana n'abana barongorana n'abamarayika. Ese abamarayika ntibagira ikigabo n'ikigore, niko tubizi. Abamarayika ntibagira ikigabo n'ikigore kandi ntibashaka. Niko Yesu yasubije ba bantu bamazaga wa mugore wapfusha abagabo 5 batese mu izuka zo umugore wane. Arababwira ngo mu izuko ntiyaba kurongora no kurongorwa.
ariko aba bamarayika bavugwa nibarya bagumye barya bagumye bakagwa barya bakiriweho iteka bari muri prison centrale batuye ikuzimu imyuka iri yikorera mu batizera iri mu mwijima kuzakirwaho urubanza. Yego. Hari abahanga bavuga kuko mu gihe cya Nowa icyo gihe ngo iyo myuka yari imaze kumena yinjira mu bantu kandi yishushanya n'abantu ibana n'abantu. N'ubu ngubu kandi nibyo bihabikorwa muza mwumva abantu baje kuzimu bagashaka za mayimuna kugira ngo babone ubutunzi abashaka amapuissance yose satanike bakabishakira muri izo nzira. Icyo cyaha niko kimeze. Arongera kandi avuga igihe cy'Isodoma n'Igomora aravuga ngo iminsi ya Loti uko byari bimeze n'ubu niko bizameze kandi Yesu naza kugaruka. Abantu bari baragiye mu ngeso z'ubusambanyi bw'indengakamere bigera igihe abantu batakibana n'abagore gusa bakaza bagirana abagabo n'abagore n'abandi. N'ubu isi iyo pica niriho muri kino gihe urabona ubutinganyo kuntu buhawe intebe kandi mukabona umutungo uhawe ushorwa w'amafaranga ku isi kugira ngo iryo jambo ryemerwe bikageraho n'abantu ndetse baba mu iyobokamana babyemera ngo bishibeho ngo nta kibi kirimo ngo umugabo nashaka undi mugabo. Abantu bageze ku mwanya w'urwego ruhanitse rwo kuzuza uyu bwose. Yego. Amena. Iyo pica ko turayibona ku isi irahagaze cyane irahari cyane. Abitegereza ni murebe, abazi kwitegereza ni murebe, abazi kureba ni murore. Yaravuze ya muhanuzi Hoseya ngo abantu bazi ubwenge niba bazabimenya ngo bazi kwitegereza niba bazobireba. Amen. Nibyo. Kweli. Kandi ngo dutebe ngo kuko azadutungukaho akazatuzaho nk'umufeke utambitse cyangwa nk'imva isonye ubutaka y'umuhindo. Rero ibyo byose tuyibonye Luka ngo ajye kutwandikira amagambo Yesu yavuze aravuga ngo nimubona ibyo bitangiye kubaho kabibona mwebwe abakirisitu ngo muzararame mwubura imitwe murebe hejuru gucungwa kwanyu kuzaba kwegereje. Amena. Mukumva cyane imvuruzi hariya muri Palestina abisena barabukowe n'abari bahamasiko bararwana abantu bahiye ubwoba bagatekereza ngo neniya ni antambari yindi y'imperuka imwe Yesu azaza ngo gukiza ngo azaza kwiturangyoshye. Tubizi ko bari gushotorana ari ugushombozanya ariko biya byose ni ibimenyetso yabitwereka. Yaravuze umuhanuzi Daniyeli kuri ya sura 9 n'umurongo w'16 araba mu intambara n'ibyago byo bizanda bigeze imperuka. Intambara zatangiye kera zirakomeza ziraba n'ubu zirahari zirahari itubiza hari ziyabuze ikemura. Ariko iriya cuki yinjiye muri biya bihugu byose bikikije Israeli niyabyo muri n'ibindi bihanye itera amahanga yose ahaye kuyanga kuriya nukubira ku muhindo kurabira imvura ashaka kuzaba. Ariko abakirisitu twebwe turebere ku mutindi ibiha bikorerwa hariya muri Israeli cyagiye guca hagati y'Iburasirazuba bwo hagati mukirebe murebere hariya amateka yaho atwigishe atumenyeshe kuko igihe cyegereje. Amena. Yerusalemu Yesu yavuze ngo izakandagirwa n'abanyamahanga kuzageza igihe cy'abanyamahanga gishize. Mbese igihe cy'abanyamahanga ni ikihe? Wa munsi Pawulo yari mu butumwa bwiza abayuda bakamwirukana agahindukira abanyamahanga akababwira ati yeme mumenye kuko gakiza kari koherwa muri mwebwe ni mwari mukwiye kuba abafatiye mbere ariko kuko mwanze duhindukiye abanyamahanga bihe by'abanyamahanga birinjira twebwe twinjira mu isezerano. Abayuda bivukije gukiranuka kuzanwa na Kristo Yesu ngo bakomeze imihango yabo barateshutse barayoba Imana iratwinjiza mu isezerano. Amen. Nazo twagira ubuntu twinjizwa mu isezerano. Ariko ngo kugarurwa kwabo ni kuba kuzaba ari ukuza kw'itorero ry'abanyamahanga.
tube maso abakirisitu muri kino gihe ntidusinzire ngo turyamire yombi. Wa mugani babone muryamira amajanja, ingabo z'ibihugu niko bazasubiza ngo baryamire amajanja bari maso. Amen. N'abarundi bazaga ngo Burundi bugenda buri maso, abakristu mube maso. Wa mukobwa w'umushulami yaravuze ngo nari nsinziye ariko umutima wanje uri maso, tegereje ko umukwe azakomanga nani nkamukingurira. muramenye tuzakererwe ngo naza nakomanga azasange tutari maso, namara kugera ngo dusige twirukanka dushakisha abarinzi muri midugudu badukubite. Dore ibintu byose birareretse ko turareba ibimenyetso biriho ngubu byose ibigaragaza kuko izi kigiye kwinjira, intambara ya kabiri ya gatatu yo kwisi igiye kwinjira, ibyago bigiye gusendera kwisi, amahanga yose amaze guhiga kuko ari intwari, abafite intwaro za kirimbuzi, abaha bashaka imbaraga n'abandi, birakomeye. Yego. Ariko ni muwe maso, ni muwe maso abakristu, ni muwe maso musenge, ni muwe maso musenge. Amen, amen. Ubu ngubu isi kwezi intambara iriko irashakisha icyo ihesha amahoro, ariko ubwo banze kwakira Yesu, ntibemere Yesu ngo bamwizere, bagakomeza kurongotana muri bya byose. Amen, amen. Yaravuze aho arabwira abatesalonike, arandika aravuga ngo abantu batumvira ukuri ngo Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye mu minsi y'imperuka, abatizera iby'ukuri ngo bakishimira gukiranirwa buzurizwe ngo bazobone igihano bazahana. Ariko twebwe ntituri mu mwijima. Amen. Twebwe abakristu ntituri mu mwijima, ahubwo turabana mu mucyo. Hallelujah. Abasinzira ngo bazasinzira, ariko twebwe ngo turi maso kuko turabana mu mucyo. Amaso yacu akanure arebe, amaso yacu akanure, apana kwa kundi wa mutegetsi wa Kongo azavuga ngo macho wazi kandi ntayo bafite bareba, baye batwara igihugu nabi. Ariko twebwe tube maso, dukanguke. Hari umurinzi warimbye ni mukanguke banyarwanda ngo mwakire ibyasezeranirwe. Ni mukanguke kugira ngo mwakire ibyasezeranirwe, umukwa ageze kwirembo. Amen. Abadivantiste bararimye ngo ari kwirembo. Haba n'abahimbye mu ndirimbo iwanyu indirimbo mu byose bwo muri 50 bazaga turimbye ati mu nimpera y'iminsi iri bugufi ngo yemwe abacunguwe n'umwami nimwiteko. Amen, amen. Hallelujah. Muri maso yemwe bagabo, namwe bahungu bacu, namwe bakobwa bacu n'abagore bacu, nimukenyere. Umunsi urakwegereje, ibihe ko birihuta kurusha ibintu byiruka cyane. Urabona nawe ubuhanga buhanitse uko buhabwirukaka ibintu byose kubiregereza kugera ku mperuka. Ariko abakristu nitube maso. Pawulo yandika ikasari ry'Efeso cyagice cya 5:15 aravuga ngo nimurebe uko mugenda mutagenda nk'abantu batagira ubwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mu abantu bamenya gucunguza umwanya mu kibuko mbo wakati. Apana abantu kwitiranya igihe, abantu bazatekereza ngo isi zohora kuyahoza ibihe biza mu mabimukungu, ariko igihe kalendari y'Imana iragenda irenga ku yakati zayo ngo ibintu byose bigenda byuzura. Itorero ni mwe maso, ni mukanguke, dusenge kandi dusome ijambo ry'Imana, ducukumbure mu byanditswe byera. Amina. Abari maso bakenyeye, niba abakobwa amatabaza yabo ari amavuta, umukwe agiye kuzakomanga binshire, abandi basigare bakomanga batagikinguriwe. Abapfu barategereje, imitima yabo ngo barategereje, ariko bategereje ari papa nta mavuta arimo. Umukwe azaza bakasigara, ariko bari mu mwuka wera w'Imana bazandanzira umukwe mu bukwe. Yego. Ni maso tugiye kurangiza. Ubundi kandi tw'abanyabwenge, nubwo tumenya abantu bari muganya kugenzura ibintu byose bakagenda kugenzura ibindi. Yesu yigeze kureba abayuda arabareba, bamubona bakora ikimenyetso. Hari mu butumwa bwiza bwa Matayo 16 batutwereka ikimenyetso. Ko munasaba ibimenyetso, hari ikindi muzabona kiruta kiriya cya Yona wagiye mu nyanja akaja no munsi akaja hasi, ababwiye gufata kuzuka kwiwe. Ati none se ibindi bintu tumushaka ni ibi? Arababwira ngo abantu bikigiye mu mwishimi ibimenyetso, mwishimye ngo murebe ibindi byo mureberaho. Ati iki kizazi cy'ubuhehesi bukomeye gutya.
yababwiye ngo munare kugenzura ibihe ibimenyetso ntibamenye kuza kwa Yesu araza barajijwa ntibamumenya niko nawe gatinje naje mu izina rya Data ntimwamenye ariko nduzaza naza mu izina ry'iwe uwo muzamwumva ubutumwa bwiza bwa Yohana 10:5 Yesu yavuze na gatatu arababwira ngo naje mu izina rya Data ntimwanyumva mwabayutamo ariko ni naza mu izina ry'iwe muzamwakira ababwira andi Kristo ubu nawe ko ayipanga kugira ngo agire amasezerano na benshi asoze bwa buhanuzi bwa Daniel igice cy'Icyenda 27 ko turi utatugiye kuya ku musozo iyo byose ko biragenda byipanga ziriya ntambara zikorwa kuri ya zose ibyabiya kwisi ni wa muryango muri wa Freemason uha ushaka gutegura kugira ngo ubwami bwawo nabo bwinshire amen andi Kristo yahoze nguko Kristo yahoze umwuka wa Kristo watangiye kera uhagenda upingana n'iby'Imana ariko mu minsi ya nyuma nawe ugiye kwitokeza kugira ngo ubwami bwe bumanifeste ku isi yose yerekane ariko ngo azabageze ku mperuka yiwe nawe yego amen abaso ducana amatabaza yacu umuka agiye kugaruka Yesu naduha umugisha reka dusenge dusoza mwami Imana yacu ndagushimira umwanya w'iki gitondo twabayemo nabo twabanye bose jewe mvuza amagambo yawe Data ari mu byanditswe byera ariko umwuka wera azayigisha abantu aho twagiye dusiga umuntu uhamusobanurire umwuka uri muri we n'ijambo ryawe yumvise kweze kugazura ubwenge bwiwe n'ibitekerezo bye kumenya no gutekereza kugiye tugezemo urakoze Data icyubahiro turakiguhaye nishimwe uhereye none n'iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen. Haleluya. Data turagushima mu izina rya Yesu Kristo bara yacu urakoze kubw'amagambo meza wongiye kudukangurira haleluya kugira ngo turusheho kuba maso izina ryawe niryubahwe nibyo Mana turi mu bihe bigoye turi mu bikomeye ubwenge n'amaso byo gucukumbura ibirimo bikorerwa kuri isi ya none twitegereze ibihe birimo birahinduka mwami wacu ukangura imitima isinziriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze mwami Mana ku magambo meza duhaye yo kudukangurira kugira ngo turusheho kumenya ibiho bigeze reka tukomeze kwigira ku mateka y'isi n'ibirimo bikorwa byose byo turebera mwami ntibitubere gusa imbigani cyangwa se bihishuka ahubwo bigira amasomo tubikuramo Mana umugisha umuvuga butumwa wacu wanone mwuzuza imbaraga n'ubwenge tumusabiye umugisha rwose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana urakoze Yesu urakoze nibyo turi mu bihe by'imperuka tumotore utegura kugaruka kwawe reka mwami wacu amatabaza yacu ahore yaka reka mu izina rya Yesu imitima yacu ihorere maso mu izina rya Yesu Kristo dusenga dusoma ijambo ryawe kandi ngo dusesengure ibyanditswe byera icyo bisobanura muri ibi bihe byiza Mana urakoze akabazumva aya magambo yongera kangura imitima isinziriye abaguye bongera bagaruke ku murongo ababivuyemo nta mpamvu bongera bagaruke mu byizerwa abahagaze be kurangara ahubwo bakomeza urugendo turi muri iyi si turi mu rugendo nta mpamvu yo kurangara no gusinzira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Mana reka bari mu byaha bongere bumva ijambo ryawe ibitangaza bikorwa abantu bihane bave mu ngeso mbi bakira umwazi wawe Rafiki yangu wewe katika safari ya